Ese waba wararangije amashuri yisumbuye ukaba ushaka kuminuriza mu mahanga cyangwa ukaba ushaka kwiga masters na PhD muri universite zo hanze zikomeye? Igisubizo ni Starlord Consultancy, inararibonye mu kuguza na kaminuza za mbere mu Bushinwa zitanga scholarship yuzuye, full scholarship, igeretseho naho kuba yewe n'ibijyanye n'imibereho byose biba bikubiyemo hano. Starlord Consultancy rero baguza n'izi kaminuza bakagushakira ibyangombwa byose birimo na visa, kubona tike y'indege ndetse n'abakwakira iyo ugezeyo. Uyu munsi uramutse wawe ikizamini cyo kuvuga ikintu Ubushinwa butakora, aha twatsindwa turi benshi. Niba bakora hafi ya byose ubwo bivuze ko bazi hafi buri kimwe cyose. None ni gute utabingwa nawe ngo bakwigishe, cyane ko n'impamyabumenyi zo mu Bushinwa ziba ziri ku rwego mpuzamahanga? Witinda kuko umwaka w'amashuri uzatangira mu kwa 9. Gana Starlord Consultancy mu nyubako ya Chic kuri floor yo hasi, cyangwa ukababariza kuri izi nimero uri kureba kuri screen yawe none.